Nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze inshuti mwese bakunze mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu mpande z'isi rwose. Uwiteka akomeze kubarinda kandi n'abatameze neza Uwiteka akomeze kubaha impagarike ndetse n'ubugingo kandi mwihangane. Uyu munsi birakunda ejo bikanga, gusa Uwiteka aba agihari. So rero munyemerera aka kanya ngiye kuvuga aya makuru, ariko ni amakuru ababaje cyane. Ndabasaba rwose muze kunyihanganira ninza kuba nagira amarangamutima, kuko ni inkuru yakomeje gushengura imitima ya benshi cyane ko nanjye nkimara kumenya ibintu byabaye amarira yazenze mu maso neza neza, biranga kwihangana biranga bitewe n'iyi nkuru uburyo ibabaje cyane. Ndagusaba rero nawe niba ugira amarangamutima cyangwa se niba ukunda kumva ibintu bibabaje ukumva urababaye cyane, ndagusaba nawe uze kwihangana kuko ni ibintu bibabaje cyane. Ni amakuru rero yamenyekanye cyane cyane yatangiye gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi tariki ya 13 Gashyantare. Ni amakuru yakomeje kubabaza abantu benshi, nakomeje kugenda mbona amakomenti yagiye atangwa kuri iyi nkuru. Abantu bagiye barira cyane, barira rwose. Ni ibintu ubona ko bibabaje cyane. So ugira ngo wenda uri kwibaza ngo se noneho byagenze bite, ayo makuru yakomeje kuriza abantu, ni amakuru ameze gute? So ni ukuvuga ngo abantu 5 bose bitabye Imana baguye mu mpanuka. Noneho wumve ngo abo bantu 5 nabo mu muryango umwe. Ni ibintu byababaje abantu benshi. Umusore rero witwa Amiri, muramuzi cyane, yamenyekanye muri sinema nyarwanda cyane cyane muri filime ya Ariyakuru yitwa Bad Cover, ngira ngo mwarayibonye cyane. Yitwa Amiri. Yapfushije rero nyirabukwe, apfusha n'umugore we, ndetse anapfusha n'abandi bantu 3 bari bari mu modoka yakoze impanuka. Abo bantu bose bahita bitaba Imana. Wakwibaza ngo noneho byagenze bite? Ese aya makuru yakomeje kuriza abantu benshi, ese byagenze bite? Ni ibintu biteye ubwoba, uburyo bapfuyemo rwose biteye agahinda. Ndagusaba nawe niba ugira amarangamutima uze kuza kwihangana, kuko ni ibintu biteye ubwoba ndetse n'agahinda kenshi. So rero niba utarakora subscribe, nyamuneka banza urebe munsi gato y'iyi video uri kureba, urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho. Uratubona niyo nzogera iri ku ruhande, nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Kudakora subscribe ni ugucikwa cyane, kuko tugiye kuzajya tuba updating amakuru yose abagezweho, kandi amakuru aba abageraho ku gihe kandi yizewe ku rwego rwo hejuru. Ndagusabye rero kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa. Hanyuma rero tudatinze, reka twitangire n'aya makuru. Aya makuru ababaje cyane. Ese mu by'ukuri byagenze bite? Ibi bintu rero ukuntu byagenze, mu gicamunsi cyo kuri uyu wa 12 Gashyantare 2024 nibwo hacicikanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga amakuru avuga ko Mbera Amiri wamamaye muri sinema nyarwanda yapfushije umugore we, nyirabukwe ndetse n'abandi bavandimwe be 3. Aba bose rero bapfiriye mu mpanuka y'imodoka, aho Mbera Amiri mu kiniga gikomeye cyane ndetse n'agahinda kenshi cyane yabitangarije ikinyamakuru Igihe, avuga yuko ibi koko ariko byagenze. Umugore we yamaze kwitaba Imana ndetse na nyirabukwe ndetse n'abandi bavandimwe be 3. Aba bose rero uko ari 5 bapfuye baturukaga mu muryango umwe, nk'uko rero Mbera Amiri yabitangarije ikinyamakuru Igihe. Yabivuze agira ati: neza jyewe ibi bintu byandenze, nabonye ari nk'ibindi bintu. Ibaze ko na mubyara w'umugore wanjye nawe mu kanya amaze kwitaba Imana. Ubwo icyo gihe yari ari kuvuga umusore wari utwaye iyi modoka, yari itwaye nyine aba bombi, yari itwaye umugore we, igatwara na nyirabukwe ndetse igatwara n'abandi bavandimwe be 2. Ikaba rero yari itwawe n'uyu mubyara w'umugore we. Uyu rero mubyara w'umugore we amakuru ahari nuko we yari yabashije kuba yarokoka iyi mpanuka, ariko mu by'ukuri n'ubundi aya makuru avuga ko n'ubundi kuri iyi tariki ya 13, ubwo ni bukeye bwaho, kuko impanuka yabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 12. Rero amakuru yavuze yuko uyu wari wabashije kuba yarokoka iyi mpanuka n'ubundi nawe yamaze kwitaba Imana.
rero nk'uko Mbera Amiri yabibwiye ikinyamakuru Igihe, nawe yahise aryungamo avuga yuko mubyara w'umugore we ari nawe wari utwaye iyi modoka nawe yamaze kwitaba Imana. Ni ibintu rero byamushenguye cyane, ni ibintu byakomeje gushengura imitima y'abantu benshi cyane. Wenda namwe murishyira mu kigwi cya Mbera Amiri wabashije cyangwa se wapfushije uyu mugore we ndetse na nyirabukwe ndetse n'aba bavandimwe be batatu. Namwe mwakumva agahinda kenshi cyangwa se ikiniga afite ku mutima we. Ibi rero bikaba bisobanuye iki? Abantu 5 bose bari muri iyi modoka bitabye Imana. Rero ikindi wamenya nuko bitabye Imana ubwo bari batashye ubukwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze imodoka bari barimo iza kurenga umuhanda igwa ahantu hajya kumera nko muri rigori, ngira ngo uri buze kugenda ubona amafoto, hanyuma irangirika cyane n'abari bagiyemo bose bahita bashiramo umwuka. Ni impanuka rero yabereye hakunze kwitwa mu Bashinwa muri Sisi ho muri Kivu y'Amajyepfo hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iyi tariki ya 12 Gashyantare 2024. Rero amakuru yavuye mu iperereza ry'ibanze avuga ko n'ubundi iyi mpanuka yatewe no kuba imihanda yo muri kano gace kabereyemo impanuka itari imeze neza, aho imodoka yakubise mu mukuku irangije irenga umuhanda iragenda igwa hagana muri rigori, hanyuma irangirika cyane. Abantu bari barimo bose bahita bitaba Imana, kereka uriya musore wari wabashije kuba yarokoka nawe yakomeretse cyane, ariko nawe biza kurangira yitabye Imana. So rero ikintu wamenya kuri Mbera Amiri wapfushije umugore we ndetse na nyirabukwe ndetse n'abandi bavandimwe batatu bazize iyi mpanuka, uyu mugabo yarasanzwe yaramenyekanye cyane muri sinema nyarwanda ndetse no mu bintu bigendanye n'imideri, cyane ko yamenyekanye muri filime nka Good Book cyangwa se Bad Cover ya Ariyakuru iherutse gusohoka mu minsi ishize, ngira ngo mwarayibonye cyane. So rero twakomeza kwihanganisha Mbera Amiri wabuze abo mu muryango we ndetse ufite agahinda kenshi cyane. Twamubwira agakomera kuko mu buzima niko bigenda. Uyu munsi umuntu araramuka ariko ntago abazi ko ari buwirize, ariko mu by'ukuri tumusabe kwihangana muri ibi bihe bitoroshye ari kunyuramo, kandi twese tumufate mu mugongo. Hanyuma ikindi reka twifurize abatabarutse kuruhukira mu mahoro, kubera yuko muri iyi si nyine niko biba bimeze, ariko twizere yuko aho bagiye ariho heza kurusha aho bavuye, kandi baruhukire mu mahoro. Uwiteka Imana abatabare abahe kuruhukira aheza cyane, kuko nta kundi byagenda. So rero niba utarakora subscribe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho, uretse ubona niyo nzogera iri ku ruhande nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde.